This is Gospel Moment with David. Kunze kumva mu myaka maze umuntu akarya ibiryo bikagenda bigitambika hatariho. Twigeze dushingura umusore wari wagiye kwambara ari gusoza umwaka wa kaminuza, bisoza ngo uruheke rw'umuceri rugiye hatariho, abaha bagiye kuzana diguri bazamukanye intumbi y'uwo musore. Rero kumara imyaka 10 urya bikamanuka, ugashiramwo n'amazi bikemera, ukaja kwituma bikemera, ugahinura, none imyaka urujukuruje n'abana warabyaye, umugore uri nawe ubu witwa papa. Imana yakoze ibikomeye, nakwe turishimye. Ndasoma isomo riri muri Zaburi. Aba batekinisiye burya rero nabo ndabemera, baba bashaka utuntu twiza cyane. Yesu ashimwe. Zaburi y'116. Mufate Bibiliya, ntabwo ndatinda. Ubundi kuwa nyuma ni umunsi wo kwishimira ko Imana yabanye natwe, nuko iminsi 6 yagera, nuko tukaza kuzamura ibendera tukiyumvira ibitaramo by'indirimbo. Imana ihabwa icubahiro. Izi ndirimbo rero aba baririmbyi baturirimbiye burya nazo ziraryoshe. Ntiziryoshe si? Ziraryoshe. Zaburi y'116. None subwo mwe mwayigezeho? Zaburi 116 ku murongo waho wa 12 mwahageze. Imana bahumugishane bamwahageze. Hari kuvuga ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Nzakira igikombe cy'agakiza, nambaza izina ry'Uwiteka. Nzahigurira Uwiteka umuhigo wanje, ni koko nzawumuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Ubwoko bwe rero ni mwebwe. Ni mwebwe bwoko bw'Imana. Muzirikana ariko muje murareba, Imana ifite itsinda ry'abazaje mu ijuru. Baba bamaze iminsi mu kazi hirya no hino, ariko akaba nta muntu utumiye undi, tukaba tuje kuzamura ibendera ry'Imana. Ikibazo kirabazwa no kubashitsi bari hano, ariko ni yihe mpamvu duterana ku isabato? Ubundi isabato yavuye hehe? Mu cyumweru cya kabiri kiri imbere tugiye kwigana ibijyanye na gahunda y'Imana, n'ubushake bw'Imana. Imana yifuriza buri muntu wese. Rero Imana yashizeho urufatiro rw'ingoma yayo. Hariya hanze ku mutwe w'icigisho twatanze uravuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze. Rwanditseho amagambo ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Urwo ni urufatiro rw'abazajya mu ijuru, nuko bagomba kuba baravuye mu bidatunganye. Haleluya. Twigeze twumva hari terime yanyuragaho mu gihe cyashize muri za TMI, yazaga iri kuvuga ngo niba biri muri Bibiliya ndabyizera. Yego, niba biri muri Bibiliya ndabyizera, ariko ibitari muri Bibiliya ntabwo ari ibyanje. Ariko niba biri muri Bibiliya turabyizera. Kandi nongere mbabwire, twizera ko Imana yahumekeye muri iyi Bibiliya, ihumekeye mu bahanuzi barenga 40, ibyo bahumetse nibyo bituyobora. Kandi nongere mbabwire, burya iyi Bibiliya nubwo abantu benshi bayisuzugura, bakayirebana intege nkeya, bakayibona n'imbabazi nkeya, ariko niyo yonyine yubakira abagabo n'abagore bakagira amahoro. Uwayitandukiye burya agira amahane, ariko uyirimo neza, Yesu ashimwe, arihangana akazageza imperuka. Burya niko amagambo atubwira. Rero aha mu gice cya kabiri ikibazo kibazwa ngo none isabato yavuye he? Kanirukanke muri iyi minota isigaye maze mbareke tuje kurya. Urabisetse se nturabirya? Arega abantu nabo baravuna. Ubu kiba mvuze ngo mutahe muje kuryama, mwavuga se none turaryama tutariye. Rero ubu by'abantu bararya bamaze kubitegura, sibyo si? Reka mbifurize ahubwo kuba byabagwa neza. Nigeze njya kuryama ndi mu Mutara, muranyihanganira kareka nkababwire, nuko njya kuryama turangije gukomeza isabato nk'uku nguku, niha kuja kuryama hakiri kare. Hari icyumba bari barankatiye ahantu bari baragize ngo nje ndaryama mu rugo rw'umuntu, ariko mu cyumba nabagamo rero harimo inzoka. Iyo sabato ngwa nabi mbabwire. Inzoka rero nagize amahirwe mba afite inzitiramibu, bari bayinyujije munsi y'amatora nyine, nuko nkaryamamo hagati, numva nta kibazo kirimo. Ariko ngiye kureba mbona ikintu kiri komeza kiraba gutya nk'epfo mu mirambizo. Sinzi uko natorosheje gutya telefone ngo murike, mbona ni inzoka iri kwizinga.
nzi gutabaza rero ubu ndi kuvuga ntitunze, nzi kwasama nahamagara uri ku isoko kandi nta mikrofone nkoresheje, niko nabikoze saa 7 z'ijoro ndatabaza abantu bati mva wamubwiriza kumenya twaramutumiye yarasaze, ariko ntago nasaze. Niyo mpamvu babwira ngo muje murashimira Imana, Imana iba yarakoze ibitangaza. Ibyatuhutaza ni byinshi, ni byinshi byagombye kuba byaratubujije amahoro. Nuko ndaboroga ndapfuye we kakwa kundi bogeza ku mupira tukanyira uko ati komera ni ntago bishoboka ndapfuye inzoka cyane nuko nabakambwira ati nubwo uri kuboroga cyane ucunga inzitiramubu ibe iri munsi y'amatora. Ibyo abantu basuzugura rero nibyo bikiza. Inzitiramubu narayubashe ndongera ndayubaha. Ubwo ko mbona inzoka iri kwizinga gutya iri kumva natangiye kuboroga, nanjye ngacunga ngo ndebe inzitiramibu. Nyiruruga akavuga ati nuramuka usohoksemo irakwasa. Ubwo rero ubuzima nandi kubucungana n'inzitiramibu. Ndakomeza ndaboroga cyane, ariko nawe ndamubwira ngo nuramuka usunitse urugi yakwiteguye irakudoma. Nuko nkakomeza nkaboroga ati yemwe ndapfuye ko mwari muzi ko harimo inzoka mwanzanyemo gute. Ndashimira Imana rero igihe cyarageze abagabo barabungirana, burya hari abagabo ntihapfa abandi, bisoza urugi basa nk'abarusunitse. Inzoka rero yavuze ngo yikanga iri kumva abagabo bose basesekayemo, nuko barwana nayo barayica. Ndavuga ngo Mana yo mu ijuru waremye aba bagabo warakoze. Arashaka kubabwira niki iyi sibitse byinshi byatuvanaho. Nushaka ubyumve cyangwa ubyemere cyangwa uvuge ngo yari kifite byinshi byatuvanaho. Nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo iki cyumba ninzongera kukiraramo nzaba narasaze, nahise mvamo. Ariko niyo naringiye naho nta mahoro, burya mbabwire mu isi nta mahoro ari uretse ijuru riturinda. Yesu ashimwe. None isabato yavuye he? Tarasoma aho yavuye. Imana yemeye gushiraho isabato kugira ngo abantu batekereze neza mu migisha bahawe mu minsi 6 ishize, uburinzi bagiriwe. Haleluya. Imbabazi Imana yabasagijeho, uko Imana yabagaburiye, uko Imana yabunguye ngo baze mu munsi w'isabato mu masaha 28 bari gutekereza ko babeshejweho n'Imana. Niyo mpamvu no muri uyu mugoroba rero Imana Yesu umunsi wa 7 ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yayo yakoze yose. Isabato cyangwa se umunsi wa 7 Imana irangije kurema kubona ko ari byiza. Iyo dukurikiranye amateka dusanga Imana yari imaze kutugabira, imaze kugabira umuntu, ibonye ko ari byiza rero asigaye iraruhuka. Yategetse ngo iki rero, kandi birasaba ko abatuye isi bose bagomba kumva uku gutegeka kw'Imana. Iyo dusomye mu Kuva mu gice cyaho cya 20 dusanga hari amagambo ahari ku murongo waho wa 8. Ntiriwe ndaja muri byinshi kuko iki gice cya 20 cyerekana amategeko 10 y'Imana, ariko ku murongo wa 20 hakavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 3 uje ukora, abari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagira umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yeremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Aha Abisirayeli bavaga mu Egiputa berekeje i Kanani, kandi natwe burya turava mu Egiputa y'ibyisi turi kwerekeza i Kanani yo mu ijuru. Niyo mpamvu hari ibyo mu isi byo mu Egiputa twiyemeje kureka. Haleluya. Hari ibyo twiyemeje kureka kugira ngo tuzaje muri Kanani yo mu ijuru. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba erega n'imirimo bamwe na za butike bazifunze. Mbonaga ikigeragezo niba ari iwacu naho, niba ari iwanyu niba kibayo, mbona abakiriye bose babuze ku wa 4, bakabura ku wa 3, bakabura ku wa 5, ku wa 6 baba bari kubyigana isabato igiye gutangira.
ati mpereza umunyu mpisabune nanje kira gitambaro nangahe. Ubwo amasaha ari kuregera bigasoza benshi gukinga bibananiye. Burya kubona urubaditseho izuba rikiva, imbaraga y'Imana iba yatsindiye muri wowe. Ariko abenshi burya baratsinzwe, abigihe baje gutangira isabato ari nk'ibipampara. Ibintu babijamba uje ibintu byanze, ugasanga ari gupfa kuza gusa, mbese avuga ati bambone ko naje. Ariko abarwanyi b'Imana bazi ko izuba rijya kurenga butike baba bazifunze. Ntamena subwo. Kandi abarwanyi b'Imana ndavuga mu babyeyi bari hano bazi ko izuba rija kurenga ibishimbo byavuye ku mashiga. Katira babizi baryo. Abagore ba ntago barabizi subura. Tekata izuba rije kurenga ibishimbo byavuye ku mashiga hejuru ndebero. Ruri abandi rutakwibagiwe. Nta nubwo nkuzi izina. Uyu mugani waciriwe umwami, umuhungu urakoze mwa undohoreye makano. Yesu ashimwe. Umuhungu baramuhata ngo naca imigani, murebe hano ngo naca imigani ngo umwami ngo anezerwe. Umuhungu ati uyu munsi ndi kumva nashaka kuvuga, mwareba hano tukajana. Nuko umuhungu bati oya ntago uragera imbere y'umwami ngo utaca umugani kandi witwa gacamigani. Gacamigani atari kuko ndi kumva nashaka kuvuga. Nuko umwami atumva urava hano uvuze. Nuko abaramubwiye ngo ruri abandi rutakwibagiwe. Abantu barabazanye uyu muhungu ucaga imigani. Turi guhamagarira abantu kuza kumvira Imana, ariko abayumviye kera wari kubyibagirwa. Burya Imana yongera kwibutsa. Mu Bisirayeli bugiye bahoraga basomera Abisirayeli igitabo cy'amategeko, bakomeze kwitonda, ndetse babarahawe inama ngo bazandike ku nkomanizo z'imiryango yabo, bazandike naho bakunze guteranira aho barira, bagende babibwira abana babo nabo bazabibwira abuzukuru babo. Mbese ruburuhererekane amategeko y'Imana. Imana yavane muri Bibiliya iyandike mu muntu, ukagenda uzi ko amasaha yera arayera, kutagomba gukora ibyo wishakiye. Imana itangira itegeko. Nuko umuhanuzi Yesaya we yabivuzeho iki, avuga ngo nuko yavuze aya magambo nanone muri Yesaya 56 hari isomo rihari riri kuvuga ngo Uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri mukora ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanje kari hafi no gukiranuka kwanje kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu bikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora ku kintu ku cyaha icyo ari cyo cyose. Turukumvikana buriya se? Hahirwa umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu bikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Yesaya abwira aba bantu, arababwira tumva hahirwa umuntu ukomeza isabato ntayice. Nabari hano muri uyu mugoroba wo mu gihe cya Yesaya barapfuye barashira, ubu nitwe turiho. Hahirwa beza isabato y'Imana ntibayice. Uba benshi baje kuyitangira, ariko mukanya urasanga bagiye gusubukura ibyo bari basubitse. Ariko abari mu Mana neza bazi ko aya masaha arayo gutekereza ku bitangaza Imana yabakoreye, kandi yarabikoze. Kababwire mwa abantu b'Imana mwe muri hano, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi n'abana bakiri batoya, ni igitangaza gikomeye kuba mu isi Satani yica buri munsi, ukaba ukiriho ugihumeka n'imyaka ufite. Burya ijuru ryarakurinze uretse kutabibona. Ni bande babona ko ryabarinze? Burya ijuru ryaguhagazeho kayinyoka adahari na swa adahari. Imana ihabwa icubahiro. Ndasoma amagambo ari hano rero kuri 58 maze nirukankire kugera ku musozo, mbareke dutahe kuko nejo ni umunsi. Ku munwa wa 13 baravuga ngo nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanje wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icubahiro ukawubaha. Tubikigenge, tibishakira ibyo kwinezeza, tibivugira ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga y'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yesu mwana w'Imana, uyo twumva abahanuzi bakera burya Imana yabuhumekeragamo. Dusanga aha mfite igitabo
iki ni cete cy'umubatizo ariko kirimo amahame shingiro 28 iri torero ryizera mu hame ryaho rya kabiri, kuko ihame rya mbere riravuga ngo ni ibyanditswe byera, ariko ihame rya kabiri riravuga ngo ubutatu bwera. Hari amagambo hari ari kuvuga ngo hari Imana imwe Data, Umwana n'Umwuka wera. Yego, ubutatu bukorera hamwe iteka, basangiye kamere. Ntabwo ndi kureba neza, ariko icyo nashaka kubabwira ni ikihe, nuko Imana yavuganaga n'abahanuzi uko yavuganye na Mose uhereza Abisirayeli amategeko, na Yesu igihe cyarageze rero Imana mwana yihishurira muri Mariya uriya Yosefu yajyanye. Dusoma muri Luka rero mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 16, ubwo ndabibwira abashitsi ndetse n'abasangwa aya magambo bayumve cyangwa se no kuyibibutsa kuko musanzwe muyafite. Ku magambo cya 4 murongo 16, Yesu aje Nazareti yo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nkuko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditsweho ngo umwuka w'Uwiteka ari muri je, nicyo gituma nsigira kugira ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha ko imbohe zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriye mwe imbabazi. Aya ni amagambo Yesu yasomye ahagaze imbere y'abantu ari ku isabato. Vuga ngo Imana yatanze isabato, Yesu ahindutse umuntu araza nawe aruka isabato nkuko byari bisanzwe, yinjira mu rusengero nkuko yamenyereye. Bavuze ngo umuntu yamenyereye ikintu ntabwo ari bwo abakigiyemo rimwe. Yesu rero yarasanzwe nawe atarenda ku isabato, bamuha igitabo cy'umuzingo rero arasoma, aratangira avuga ati umwuka wera ari muri je, yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Hari ku isabato, ku bantu bavuga Yesu atari gupfa kuvuga gusa, ukamuvuga uzi ko hari icyo yakubariye kandi ko hari icyo azagukorera, wagombye kuzirikana ngo mbese Yesu yarasanzwe aterana ryari? Yarasanzwe aterana ku isabato. Nubwo igihe cyageze tuzabyigana mu minsi iri imbere, abantu bakihimbira uburyo bwo gusenga, bikaba bigaragara ko byabaye urudubi rwo gusenga, ariko burya Yesu we yarasanzwe aje mu rusengero ari ku isabato. Aha hari Zaburi muri ba Dawidi kera, nabo burya babayeho ari abizera kandi banezeza Imana. Muzumva Imana igenda ibwira abantu yuko Dawidi yarafite umutima Imana yishimira. Ariko iyo dusomye Zaburi y'indirimbo yo kuririmbwa ku isabato, mwumve Zaburi ya 92, ni amagambo ari kuvuga ngo Zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Nta ndirimbo ihari rero yo kuririmbwa ku cyumweru, oya ntayo. Ahubwo kuva kera kose kubabaye byumva ngo Abisirayeli bagiye mu Egiputa, bavayo barazamuka barakomeza. Nejo nigishaga abakozi bo mu ruzabibu ba Mose, bafata itorero barivanye mu Egiputa, bararizamura bari Abayuda. Abayuda baragenda barisigira intumwa ziri ba Mirere barasinzira mu 444, burya tariki 22 z'ukwezi kwa 10 bari batangaje ngo Yesu araza. Bisoza bwije ataje, iri torero bamaze gupfa, bamaze kuvaho mu gihe cya Mirere, haboneka igitwa Laodikiya gutangira guca urubanza. Ubwo rero niryo nakwe twazamukiyemo, bitwa uwitwa Hiramu Edison yagiye mu bigori gusenga. Abantu bategereje ko Yesu araza, bari kureba iburasirazuba ntibamubona, nuko bisoza agiye mu bigori gusenga, nibwo yagiye kubonabona umuco umurika, abona Yesu ava hera agiye hera cyane, mu gihe bari bazi ko ubuturo bwera bwo kwisi burezwa. Ahubwo Yesu yaragiye gutangira guca imanza. Turiho mu gihe rero cyo gutangira guca imanza, ngo tumanze twiga amateka y'abakera uko bari bizeraga, twongere dukurikirane neza uko bari bakunda Imana, ngo tugere ikirenge mu cabo, kuko ni twebwe ubu ngubu dusa nk'ababucura mu bagiye babwiriza ubutumwa bwiza. Bese mu rukunkurikirana buriya impamvu uvuze ngo babucura nuko nta bandi bizera bahari. Iki kinyejana ni icacu ngwiki. Abazavuka ntabwo nzi uko bazizera, abazavuka sinzi uburyo bazabiha agaciro, ariko umwanya wawe ndamutse mvuze ngo habaga abantu bayigisha ibyigisho ariko bikagaragara ko ari ugukabya. Ndamutse mvuze ngo mu bantu bicaye hano turi muri 2025
abazageza muri 2099 ni bake hano. Ni bande se? Mwaje murarya ibirayi bikeya, mugakora gakeya, mukarya imigati mikeya, uzarenza 2099 weho ndakurahiye we. Uyu mugabo azarenza 2099, ubu se uzarenza 2058. Muzari kwicara gasinzira, nkunze kumureba iyo yicaye hariya mana. Izi ntebe rero nazo ni ibigeragezo. Abigiye umuntu yicaye ukibwira ngo ari kureba. Ntawe kibura musaza yagiye kuryama ari buyaye. Uzarenza 2058 weho ko mutari kunsubiza. Ubusubu nakwikarakakasaho nte iyo umwaka ushize nshibaga Imana ngo ndaramye. Ubu muri kubona nzongera kumara indi myaka 20 ndi kubwiriza. Byari bumwe ko habigihe nja kuryama guca nshoje amavuna nkabona nimugoroba nkagenda nkahorera we. Iyo natasheho umugore agiraga ngo napfuye, ndagenda nkabayo we. Samo yatariko uracahumeka titi muzima. Imbaraga ntazo. Isi igenda itumaramo imbaraga. Burya rero Yesu aramutse atinze turaba kandi nabo kumanuka. Cyakora tumanukanye ibyiringiro tuzumva ijwi nk'iryo Lazaro yumvise Yesu amuhamagaye. Nkasoreza kuri aya magambo rero ari hano, nkirekerera aho ngaho nkabareka ku magambo ari muri Yesaya 66, maze hasigaye nkabareka tugatandukana. Yesu ashimwe. Yesaya 66 ku murongo wa 22 ni hayo magambo ari nifuza gusoreza muri uyu mugoroba. Nk'uko ijuru risha n'isi nsha nzarema bizahoraho imbere yanje, ni kuri urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, niko Uwiteka avuga. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazaja baza gusengera imbere yanje, niko Uwiteka avuga. Kansoreza aha ngaho. Buriya impamvu bamwe ubu tumaze iminsi turi bakeya, cyakora ndashimira Imana yabahaye mwuka wera mukabiyongiyo mu kazi. Yesu ashimwe. Mukabiyo mu kazi bikaba bishoje, muri kuvuga muti isabato iri hafi, none ndi kubona urusengero twakubye 3 ko rwadusanzwe tuza. Ejo ho turaba turukunigana hano. Unze kubwira abantu Yesu aramutse aje ku isabato mana, ibigandi naho bibaga byaganduwe. Mbese nabyo biri gupfa gusunika abantu. Twe twaranambye tuza mu materaniro igitondo n'umugoroba, none ubejo muraba muri kutubyiga kuko ari kwa data wa twese. Burya nta wagukoraho, ariko kandi hari igihe uri mu itorero uri ikigeragezo. Urukuza kugira ngo ushushe abantu. Bonaga imvune ya Garisodoneri na Fiedoneri n'abakimbagiza Imana. Abakimbagiza abantu bakabaza ati ariko urashingirwa n'ubuye? Muri bariya 6 bose bari gukimbagira nta numwe. Ni mugoroba ikirori kirangiye, umugeni agenda mu ndaro n'ibisambo byari byaherekeje. Byose ngo nugutaha. Ndebaga imvune ya Garisodoneri na Fiedoneri. Burya bari hafi y'umugeni cyane, bigaragara nk'abagiye gusa ariko atari we. Hari abazagaragara nk'abaherekeje igihe kirekire, ku maturu ukaba uri guherekeza, icacu muri guherekeza, amavuna nk'ayo ukaba uri guherekeza, mu ndirimbo uri guherekeza, umugeni ahari ukazagaragara nk'uwakoze umuganda. Ariko mwibuke iri teraniro risha rizaba rihari. Ndore ndarema ijuru risha n'isi nsha, ibyo gukiranuka kuzabamo guhera mu mboneko z'ukwezi, tariki 1 z'ukwezi, kugeza mu mboneko z'ukundi, tariki 1 z'ukundi, no guhera ku isabato kugeza ku yindi. Nta muntu wagiye gupakaza, nta wagiye guhinga, nta wakoze ingendo, ahubwo buri gihe imbere y'Imana. Nakurikiranye amateka mu ijuru risha tuzaba turimo muri iki giteraniro c'abera, tuzakoramo ibintu 2 gusa. Ibihe ngo turaja turaririmba, turirimbe, nitwumva mu ndamara biri koroha tuje kurya si bisaba amashuri ko mutari kunsubiza se. Tugende turya amatunda,
turya amatunda, kuko icyo gihe burya n'abagore bagombye gukunda ijuru cyane. Nta mugore uzongera gusubira mu cikoni, ntawe kuvuga ngo araje kwatsa muziko umugabo udakora. Ubu hari abagore babaga bararushe, akagira umugabo ushinzwe kwishara gusa, kurya no kuryama bibiri, kurya kuryama, ataryamye yaba ari kurya, atari kurya yaba aryamye. Ubene uwo mugore aba yararushe rero. Ariko mu ijuru tuzaba twabaye twese abatabyi b'ubwami, ntawe uzasubira mu gikoni, nta n'uzongera gutwarira yinda mu ijuru. Umugabo umwe ari mu iteraniro rya Yesu yarabajije ati ariko buriya mu ijuru bazarongora cyangwa? Buriya nawe rero hari ahandi yaragiye, nuko ngo Yesu aramureba aramuzamura amubwira tumva mu ijuru tuzaba tumeze nk'abamarayika, ntawe uzongera gutwarira yinda mu myaka 1000. Barasobanura ngo ni imyaka yo kwiyondora. Abari barananutse bazabyibuha, abari barabaye bagufi bazaba barebare. Nasomye musoma mu Byashuwe 22 hari amagambo ahari avuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo, ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Yohana abona iki giti ngo kiri kwera ubwoko 12, ubwoko bumwe ku kwezi gutaje hazaba harimo amatunda yo kurya uri mugufi nk'uko ndesha ugasosoka amatunda z'ubwenge, ugasosoka ukazaba igisore. Burya abazi kugereranya mu basomye muzasa ngo Adamu yari hagati ya 6 na 4, yari umusore ufite hagati y'ibiro 900 na toni. None ubu nje ndi kugira 70 nkaja ku bitaro nabuze ubuhumeka. Bakambira batumva rero mubwiriza nukomeza kurya nimugoroba, ubu nihanye kurya nimugoroba hatari uko ibirya ari bibi, ahubwo mumeka insigane yo mbiriye hejuru ya 12. Ibiro bingahe se? 70. Adamu wagejeje mu biro 900, kandi akaba ari umusore w'imbaraga, akarama imyaka 930. Yari umusore w'inziramuze ngo azitegereze uko icyaha cyatupfinagaje, maze hari igisubizo cy'igiti cy'ubugingo. Ayo matunda ngo aregera hafi y'abagufi bayarye. Haleluya. Yegere hafi y'abakomeje kunywa amata bakarya n'ibijya ariko bakanga bakananuka. Hari amatunda bazarya bakabyibuha. Yego muzeyi, ebidi kuvuga uko byumva buriya. Hari amatunda muzeyi azarya abyibuhe, nanjye nzamuka ndi no kubyibuha. Tuzahagarara mu kigero ca Adamu. Uhereye ku isabato nta muntu uraja mu mibare, kugeza ku yindi sabato ntawe uraja ku kazi ngo araza kwigisha. Turi kurya gusa no kuririmba, ngo turaja turarimba ngo hare, niho tuzigira amajwi. Turaja turaririmba tuti haleluya, ibizima bivuge ngo wera, tuvuge tuti haleluya, abandi hirya ngo amen. Kongwe Ellen White yabonye abari basanzwe ari intwarane za Satani, ari ibyegera by'umukiza kuko bamuhisemo. Haleluya. Abo rero ngo bazaba bicaye mu ruhande rumwe, hari ngo nabemeye gupfa ari we bari kuzira bazaba bicaye mu rundi. Ubwo bamwe baraje baravuga ngo haleluya, irindi tsinda ngo amena, abandi bati haleluya, tuje kurya amatunda. Haleluya. Mbese mu ijuru hazaba ari heza. Iyo twinjiye mu isabato tuba turi gusogongera umudendezo tuzagira mu myaka 1000. Avansi tuzaba turi mu ijuru, nta muntu uratongana n'undi, nta muntu uramurakaza, nta muntu uravuga ngo egera y'urukunsunika ku buriri. Bujya aho tuzaba abamarayika barahateguye. Reka dusonze duhishiwe muri uyu mugoroba, twomere kuruhukana n'isabato y'Imana iruhukire mu mitima yacu, ngo ibitubabaza n'ibyatuvunye muri iyi minsi 6 bitsindwe. Yesu ahabwe icubahiro muri twe. Yesu nagaruka azaduha ubugingo buhoraho. Reka mbifurize isabato nziza. Imana ibaha amahoro mu izina rya Yesu.